duherukana habana ari mu gihome ariko afite icyizere. Ese yaba yaravuye muri gereza? Iki gice ntikigucika. Shaga kuruwe. Amafaranga ya mama Yusufu azadukoraho pe. Tagiye tuyaha animateri. Ari kudufungisha. Cyangwa bakatwirukana. Ko twari twazanye urumogi mu kigo. Byongeye mu biro bya diregiteri. Uriya muparanto yaraduhemukiye gutwara biriya bikarito twari twarushyizemo. Mama Yusufu nawe dushaka kuyamusubiza haranga. Shani danje. Shani danje se ngurabizi. Ahubwo mbege. Uzi ko taruherutse kuntwara mu nkambi. Burya kwizanamo ndabitinya ko nta bantu benshi mpazi. Ubitinyira ikizi? Erega ni byiza sha. Umuntu ashobora no kurwara ukaza kumusura. Nsuko se? Ubu se wizanye uhamenya burende hacari. Areta sha. Muri kwinjira mu nkambi muturuka he? Kuwa muhungu ntamuzi sha. None si iki giti ko mwagishyize mu nzira? Nukugira ngo bigende gute? Subiza ibyankubajije. Ureke kuvuga ubusa. Uyu ni inshuti yanjye yitwa Gakuru. Hari ikintu nibagiwe mu rugo yaramberekeje. Ndakubajije ngo vuga niba ari umwana wo mu nkambi cyangwa niba ari uwo hanze. Ibyo ndakora nyuma ninjye ubise. Niko se abana mwana wanjye. Ndakumva papa. Komanda wakurikuye se ntigeze akumbaza. Ariko se papa, ko dosiye yari iyanjye ngenyine. Hari kuba bakumbazaho iki kuri wowe? Mbashaka kuri rwa ruhombo rwabo na Satani. Ese ubundi ko nari numvise ngo nawe wari wihishe. Faje gushyira ubwoba usaba imbabazi. Ngiye gutse mu nsaba imbabazi. Uzi ko nakubyaye bwose ukabutanze koko. Reka buriya nakurikiranaga amakuru yawe. Nari ngutegereje nyine nguzo ucuruze twishyure. Nguki none ngo ntegereza. None ntagutegereza. Ariko papa, ubwo mvuda kwiye gusaba imbabazi ku byaha byose wakoze. Ariko amahoro agahinda hano mu Ruhiza. Ubwo mva bizagenda bite koko? Bandoga nkera wambyaye se nasaba imbabazi kuko kwihorera kuri bariya bagome bo mu nkambi. Bose bansabye izihe. Uzi kukina koko. Ubundi sumpatira gusaba imbabazi we ko nagutumyeho ngo wemere ibyaha by'urumogi bakure kure warabyemeye. Njyewe ariko nararenganaga. Urengana se. Nawe se ibyo wararenganaga. Ntarengana. Ibyo se byo kurengana amategeko arabireba. Ubundi se papa, ubona ko kurwanga ukomeza kugenda wibibamo. Urabona ruzakugeza kuki koko? Ubu ntubona ko ibibazo byose dufite ariho biri guturuka. Harya buriya wowe ugira urukundo ntuvuye muri gereza nibereye. Karibu sha Sabi. Merci sha. Félicitations kandi. Numvise ngo watsinze amarushanwa y'amagare. Numvise bishimishije ko umuntu nzari we watsinze ntago wabyumva. Urakoze cyane shambaba. Narayatsinze. Ariko nyine ntibyari byoroshye. Birumvikana. Twanyuze muri centre ya Ruhiza, tumanuka hepfo ku bitaro, tuzenguruka ikiyaga ariko nyine mu gusoza. Kari agasozi ko ku mashuri kari kagiye gutuma mbivamo pe. Ariko ndihangana kuko nashakaga gutsinda nyine nashakaga guhiga abandi urabyumva. Sha wesheje umuhigo pe. None se Sabi, imyenda ko mbona imeze nk'iy'imbere. Havutansetsa mbaba. Iyi ni abakina umukino w'amagare bambara. Ese mama. Nanjye nyine mba mbona ari mito. Ndashaka kuntereraho imifuka hano inyuma ku gapira ahagana hepfo. Kugira ngo njye mbona aho ntwara imineke n'izindi mbuto nzajya nifashisha mu kunyonga. Sha Sabi, siko ushaka kuba umunyonzi kabuhariwe. Sha waryohewe n'ibihembo pe. Ubwo ngira inama sha. Uzi ko papa ashaka kunyambura igare bampembye ngo arigurishe ngo rirahenda cyane ra. Garigurishe? Ngangurishiriza igare kandi ari byo bampembye. Ibaze n'ukuri. Sha ibyo ko byaba ari nko kuguhohotera koko. Ahubwo nguri yaramanutse. Imana ifashe ntabe yabyumvishe sinamukira rwose. Je nabonye ari ikibazo kidukomereye rero aho bigeze. Bamwe bo mu nkambi bafunga imihanda ngo uzaza turutse hanze bazamugirira nabi. Gusa abo hanze bo ntibazatwihimuraho. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu batakagomba kurebera. Kuko akantu gatoya gashobora kubyara intambara abantu bakumirwa. Jewe ndakubwira nageze mu marembo y'inkambi. Arambaza ngo nduwo mu nkambi urumva sinagomba kubeshya. Ikindi nuko nabivuze ntiyari kumenya.
kuko twese ntidutandukanye. ko numva ibikorwa dutegura by'ibitaramo byo kugarura amahoro byabikomwe mu nkokora we. kuko no hanze y'inkambi hari abantu baba badashaka kubona abo mu nkambi. Iki kibazo kigomba gukemurwa byihuse. erega mwibuke ko twateguraga n'isiganwa ry'amaguru ku ngeri zombi, yaba ari mu nkambi ndetse no hanze yaho, ndetse tugatanga n'ibihembo. kandi n'ubuyobozi bwari bwemeye kudushyigikira. Hari bemeye. Tugomba kubabwira iki kibazo maze bakadufasha kumvisha abaturage. ahubwo nibutse umuntu uzadufasha gutegurira isiganwa. inde yitwa Sabine. ni umukobwa watwaye igikombe cy'amasiganwa ku magare mu rwego rw'intara. Sabina naramwumvishe yadufasha. kandi erega ntimukomeze kugira ubwoba bwo gutegura ibikorwa byiza, kuko niyo bariyeri bavuga irimo ibituma nyuma y'amasomo dushobora guhura tukaganira. ngaho mumbwire, Sabina twamubwira akadufasha iki? sha papiya karame rero nangire kurwa ryiriya mbwa n'ukuri kw'Imana ngo nihabana. sha ryandwaje umutwe n'ukuri kw'Imana. wahora n'iki ko numvise ko yarekuye nkumva inzoka yo mu nda iragonze. numvaga kiriya kinyoma gikomeye ku buryo batari kumurekura. kandi wasanga gicomekanye na mwishywa wawe Mbabazi. umva nawe ra, ubwo si byo nibyo kuvuga, ariko uzi igihombo iriya mbwa kuyirekura byanteje. uko utambwiye se ni ikihe? kandi nari maze kumvikana na Kiduhe ko agomba kutuzanira inkwano twari twariyemeje. ni impamo y'Imana kandi yabikora. ngiye kumva ikibazo gikomeye, numva iriya mbwa ngo bayirekuye yo kanyagwa. urumva de, kandi Kiduhe ntiyari gutanga ifaranga rike. zayo se nahombye sha. ifaranga ryari rifite. uretse n'ibyo kandi irekurwa rye rigiye gutuma uriya mutindi ngo ni Gatsimbanye akomeza kwiyemera yo kaburimbo. ahubwo hari ikibazo gikomeye. ikihe? igira hino mbwira nta kibazo nguteza yombi. ubu baramutse bakoze iperereza koko bakamenya ko ari twe twamubeshyeye, urumva bitadukoraho? akasha twavuga ko natwe twari twabibwiwe. yewe hari ubundi nkubaze, hari itegeko rihana impunzi mu gihugu yahungiyemo? niko haba ndakumva. harya ngo uracyakurukanye na mukobwa wo mu nkambi nyuma yo kumenya ko ari we wagufungishije? inde ngo azamageneta. njye narakubwiye ntiwanyumva, niba wanze kandi shawuri yako. ariko papa njye nzi ko umuntu ahorwa icyaha yakoze. gihorwe rero. kandi ntuzi neza niba bambeshye ngo ni bande. kubeshyera. ariko se haba nanjye aho ngaho ndagarukira sko niko ubu wabona ibyo bagukoreye ukarenga ugacudika n'umukobwa wo mu nkambi. si uko si wowe wabikoze. erega twarabimenye ko ari abo mu nkambi aribo bagiye bakwirakwiza biriya bihuha. yakora ubu si inama yabaye ejo bundi bavuga ko bazangurishiriza iriya nzu yo mu isanzire ya Ruhiza, ubibwira ko nyine w'intandaro. ubwo ubanza nibasubira yazajyana nabi wabo. papa ibyo bireke, niwe washoye iyi ntambara ndwana ku mpamvu zitari ngombwa. none n'ikibanza cyanjye ku mudugudu ngo kiri mu byafatiriwe. yewe nawe rero ukajya ngo urihisha muri za mitiba ngo ntibazakubona. bagushakaho iki se kubwishyu buhari kandi ko buhagije? icyo nshaka ni uko nabona dukiza ubwishyu bw'ibyo wangije umena rwa ruhombo. kuko amafaranga barimo kutubarira sinzi uko bizagenda, sinzi rwose. amezi 2 nimba uzaba wayabonye ngo ni miliyoni za miliyoni enye. ngewe Gatsimbanye imivuga nongere mbisubiremo, ayo mafaranga ntayo nzishyura maze ikibyimbye kimeneka. urumva nta n'isoni. icyo nzi ko nuko nashobora kuzihanganira amafaranga bari kumbarira gana kuri, ahubwo nzemera hagu umuntu. ngo uzagira utagatimba nzemera ngo hazagwiki, nzemera hagu umuntu. Gatsimbanye ngo ntashaka kuzishyura amafaranga y'ibyangijwe, ese bizamworohera? iki gice mumaze kumva cyanditswe na Bisangwa Nganji Benjamin. naho ubutaha mu bikombe byose by'u Rwanda